neza rwose nubwo byagenda bite nubwo byagenda gaturuka kuri social media karaba kandi ni reyere ni ibintu bibi ngiye hari experience yigeze kumbaho rimwe kera hari ibintu bigeze kumva byitwaga bya channel byari ibintu bitari byo byari ibintu bitari byo ariko mbona abantu ba message banyandikira benshi bantuka bakubwira ngo wewe abandi ariko byari bisekeje abenshi banyandikiye bambwira uburyo bankunda batikomera turagukunda harimo n'abantu banyohereje amafaranga ati rwose ari n'umuntu nashimira umwe rwose nka batatu hari umuntu umwe wigeze kunyandikira muri icyo gihe arambwira ati nkurikije uko witwaye muri ibihe nguhaye nkanyoreza 500 ndagushimira rwose nakurikira peretse message hano uhita wibaza ariko abantu bara none se cyane waroyishyize Mike akabira ibintu byari mutwiko we ntuzi showbiz ntubizi byari nzige nane yomba turaziranye ibintu byari imitwiko ariko tutanabigarutseho icyo nashaka kubwira tubihuje n'ibyo navugaga icyo gihe mba ndi umuntu woroshye cyane nari no gusara kubera ko abantu barantukaga bakagera no ku muryango reka nzakwereka nka message rimwe banyohereza gure umuntu akakubwira ati duhuye nakwica ntakuzi ntazi niba ibyo bintu ari ukuri nta bushakashatsi yakoze reka twifuriza amahoro y'Imana abantu bose bari impande zitandukanye bari Kigali bari amajyepfo amajyaruguru umujyi wa Kigali bari guhera kuri jyaho ndaza kugera guhera kuri jye nifurije amahoro narivuze ngo ndi kumwe n'umuntu w'intiti oya nukuri intiti ntago ndi intiti uri naribonye se intiti n'ibintu bidahiye wowe fata simfite telefone hano se reka nkurebere urebe kera mu kinyarwanda iyo bavugaga intiti babaga bavuze mu kinyarwanda cy'umwimerere cyangwa ni mu cy'umwimerere mu kinyarwanda cy'umwimerere Alex Kagame yagizemo uruhare Alex Kagame nawe uzi ikinyarwanda kurusha abandi nuko ariwe tuzi twese kubera iki impamvu tumuzi nuko dufite ibitabo bye byinshi kimwe bibiri ashobora kurenza ku kinyarwanda nuko ariwe wabyanditse ariko ntabwo bivuze ko ari wari uzi ikinyarwanda cyinshi ubwo umuntu bavuga nko uzi ikinyarwanda cyane ikinyarwanda nyakinyarwanda cy'umwimerere twavuga ko ari ngo hano inkomoko y'ijambo intiti wahageze isano riri intiti wahageze cyangwa bagusomere nga komeza unsomere ariko naye ndi kwashaka ibyo wari uvuze ku ruhande rwawe intiti koko abantu bashaka kurikoresha nk'umuntu uzi ubwenge nibyo byo nibisanzwe ariko si inkomoko yaryo nyine urayirizi niba uyizi kera intiti ryavugaga ibitoki bidahiye neza oya ubwo intiti ije mu biribwa gute intiti cyabaga cya gitoki kidahiye neza gihe giteka cyangwa mu buryo bwo ese wigeze uba ahantu benga ibitoki cyane rwose naraharungurukaga ariko ntabwo nageraga ubwo nari nkiri umwana nari nteremerwa kuri ngiye rero nakuriye ngiye mvuka mu majyepfo mu karere ka Nyanza buriya ntihaba ibitoki byinshi cyane ariko havayo abantu insina ibitoki bakabitara bakabyenga noneho bikavamo umutobe n'urwagwa niyo mpamvu havayo abantu bagasoma cyane buriya oya singa urwagwa sinigeze nywa n'inzoga ariko umutobe ndawunywa naranawunyweye n'ubu ndawunywa umutobe ubusapfa kubona mu mujyi wa Kigali ngubu n'ubu nge nkora komande ukangeraho ubwo rero n'abandi nanjye uzansomyeho umunsi nzagira iwawe vuba cyane rwose Nyanza urahaturuka rwose bajya banyoherereza rero iyo abantu batazi ibitoki hari ibice bibiri hari ibitoki biza byahiye neza bakabitonora bakabishyira mu muvure n'inshinge bakabyenga hari rero n'igice cy'ibitoki byabaga bitahiye neza mu yandi magambo byapfubye ibyo nibyo bitaga intiti na Alex Kagame uvuga ndamwemera mahoro n'imigisha bimubeho rwose kuko mina wagize akamaro nubwo atakiriho nawe yaranabyanditse n'ubundi uzasome mu bitabo yanditse rero baje gufata nyuma iryo jambo nyine baryita ijambo risobanuye abantu bize banyabwenge ariko mu kinyarwanda cy'umwimerere burya intiti n'ibitoki bidahiye ibitoki bidahiye neza ako nako ndakamenya biba bikigiye nako ndakamenya rero niyo mpamvu buriya wumvaga reka ndeka kwita intiti reka nkwita inararibonye igenda biraho inararibonye muri ibi bintu buriya inararibonye nyinshi sinamikeda legend se uri muri legend se umunyarwanda uri umunyarwanda okay ariko ngereka mbyite gutyo uko wabifata kose mubona nk'inararibonye kandi
nk'umuntu w'umuhanga nari ngiye gusomera akantu gatoya nayo gasome muvandi gasome nta kibazo. Alexis Kagame ririya jambo ubwo yari mu birori by'abanyeshuri bo muri kaminuza nkuru y'u Rwanda byo gusoza umwaka w'amashuri, hari abanyeshuri bamwe barimo bahabwa impamyabumenyi zabo bitewe n'ibyo bize. Yagiye akoresha iri jambo intiti aribwira abanyeshuri, abantu baza kugira ngo yakoresheje nyine ko ari abanyabwenge, ariko we icyo gihe yashaka kubaninura. Kuninura noneho, kuninura mu kinyarwanda ni nko kubakosora, kubwira umuntu ijambo ikintu harimo akantu k'inyura ariko udashaka kurasa ku ntego neza. Ni nko kubwira umuntu ikintu mu buryo buri negatifu ariko ukanga kumubwira neza straight. Mu gifaransa ukabiha akantu bita pejoratif, ukagerageza ushaka kukubwira ikintu umuntu ariko utamukomerekeje. Yashaka nko kubabwira ko nubwo bafite izo diplome hari nta bintu bya hatari bafite. Avuga ko ari intiti barize ariko hari n'ibyo batize neza. Bari bivuze bagira ngo yivugiye iki? Agira ngo yivugiye ko ari abanyabwenge. Muri make intiti ariko ubusobanuro twabyumvise turabitinze. Yego. Niyo mpamvu nyabwira abantu nyine kuvangura intiti mu kinyarwanda cya nyacyo ntabwo burya ntacyo buricyo. Buri ibitoki bidahiye neza rwose. Ntabwo uhiye neza. Ukuntu iryo jambo narikundaga buriya Mike ntabwo wabyumva. Kumva nkunda no kurivuga mu kinyarwanda nk'iyo mbonye umuntu. Ni byiza rero ko abantu biga ikinyarwanda bagasobanukirwa cy'umwimerere bakamenya ko ari ijambo rimwe ushobora kubwira umuntu arizi azi ikinyarwanda cyanyacyo ukabukoza ibara. Reka dukomeze twiganire rwose. Ni ukuntu nari mbivuze, ariko reka mwite naribonye muri ibi bintu by'itangazamakuru. Banza nsaba imbabazi ko warongise rwose, gusaba imbabazi kandi nawe ndagushimiye ko umfashije nkamenya. Ubumenyi ni ikintu gikomeye mu buzima busanzwe. Nta muntu umenya ibintu byose, kandi ubuzima buri munota tunyuraho cyangwa se buri segonda tunyuraho mu buzima no kwiga no kwigishanya. Asante sana. Ubwo rero na hano hantu ubwo niza hari n'abandi bantu benshi bize bazareba kino kiganiro kandi bakunguka, kandi buriya nibasanga nihagira ukunyomoza muri comment uzongera ugaruke. Nawe hari ushobora kuba bizi, ashobora kuba bifite wenda ibyo mbizi neza nta wabinkuraho, nta wabigukuraho. Ni iryo ngibyo nuko ubwo umuntu ushobora kubaza ikindi kintu intiti bisobanuye, nimba wenda ari umusaza muri mu myaka za 90 wenda ushobora kuba kurusha ikinyarwanda, ubwo nabitubwira uzongera ugaruka nasobanura ikintu bita intiti. Kuba ari ufite imyaka myinshi sibyo bivuze ko kumenya bivuga n'ukuri. Ibyo nabyo bivuze ibintu abantu bajya bibeshya. Hari n'ukuntu abantu bakunda kwibeshaho nko mu mico y'abantu runaka, nk'umuntu mukuru akaba atari umuntu ugira ikosa. Oya ntibiba. Umuntu mukuru hari icyabazi cya kindi bita inararibonye ishingiye ku kintu runaka yanyuzemo mu buzima. Ego. Ariko ntibivuze ko atagira ikosa. Nyine nanjye nibyo nari mvuze mu mico y'abantu runaka. Hari nk'ukuntu umuntu mukuru akora ikosa kandi mwese mukabona ko ari ikosa, noneho mwese mukaba muri aho muri munsi y'imyaka mugaceceka mukumva nta wamuhanga. Abakuru turabubaha, abakuru tugomba kububaha, ariko yakoze ikosa ugomba kumubwira. Uramubwira. Hari ububwira akaba gusa hari uburyo bwiza ugomba kumubwiramo buganisha kuri cya cyubahiro. Uretse ko atari nawe gusa, n'umuntu ari we wese mu buzima busanzwe no mu rwego rwose yabakoramo n'icyo cyose. Icyo cyose umuntu hava akagera ku icyubahiro. Sinzi n'icyo kintu cyera. Ndi kucyumva rwose kandi naracyemera. Umuntu hava akagera ku icyubahiro. Ntabwo rero ugomba kumubwira n'agasuzuguro kenshi. Iyo utangiye kumubwira n'agasuzuguro kenshi utangiye kuba imburamutima cyangwa imburabumuntu, utangiye kwigaragaza nk'umuntu udafite ubumuntu. Ubwo bivuze ngo biterwa n'uburyo message yawe itambutsamo umubwira. Ubwo rero ikibazo suko niyo yaba ari umukarani kwikorera ibintu, niyo yaba ari umukozi ugukorera mu rugo, niyo yaba umugomba icyubahiro cya muntu. Icyubahiro cya muntu, umuntu wese nk'uko wari ubivuze hava akagera icyubahiro ni ikintu gikomeye cyane. N'icyubahiro kabisa. Itegeko nshinga rivuga ngo umuntu ni umunyagitinyiro. Uri n'umunyamategeko se? Uri ndayasoma. Kandi ikintu nabonye ku itegeko ryo ngo iyo utarizirira rirakugonga kandi ntuvuga ngo ntarurizi. Ariko urumva ko bavuze ngo umuntu ni umunyagitinyiro. Icyo kintu rero umuntu wari wese ni umunyagitinyiro.
ibindi uzagenda ubisome mu mategeko. ubwo rwose range kandi reka dusuze abantu benshi bize amategeko, Barahari abanyamategeko rwose benshi ni abantu b'abagabo, ariko iyo bahagaze mu rubanza bakavuga ngo ingingo runaka akarongo kaberamye, ariko ingingo isobanurwa n'indi, ingingo isobanurwa n'indi, ubwo buri muntu wese azana iyiwe undi akazaniye, ikugarika umucamanza akareba ikwiriye ashingiye, ariko nashingiye ku ngingo, ariko buriya ngo bagira n'ibimenyetso, ariko ngo n'abacamanza buriya bagira ubudahangarwa buriya runaka, cyane ubudahangarwa runaka, abari mu matware ye ugomba kumwubaha, ngo buriya ngo hari ukuntu nyine mu kandi nibyo rega itegeko ritamurinze se ntimwamuca amazi cyane rwose, itegeko rigomba kumurinda, ariko ngo buriya ngo hari n'ukuntu bamuhereza uburenganzira muri analize yiwe, muri analize akavuga ati njyewe umwanzuro uko mbibona uwo nafashe n'uwo, nta wundi muntu ushobora kuza kumuhinyuza. Niba ushaka kuwuvuguruza urajya mu rundi rukiko rwisumbuyeho urajurira, urukiko rwisumbuyeho narwo undi mucamanza bifate uko abibona. Okay, reka twigire muri topic uyu munsi. Nta kibazo rwose. Topic uyu munsi wenda nkuko abantu bari babifitiye amatsiko, uyu munsi dufite ikintu bita depression ururimi rw'amahanga. Depression ariko ni social media depression mu kinyarwanda se ubundi ni iki? Umuntu ashobora kubivuga mu buryo butandukanye. Hari umugenzi wanjye twari turi kumwe ejo, sinzi ukuntu twari turi kuganira, arambwira ngo depression ngo ni njye mubwira ko ari agahinda gakabije, kuko umuntu yumva afite agahinda gakabije katewe n'ikintu runaka na situation runaka yanyuzemo, ariko iwaza kumbwira ngo ni igihe wumva uri wenyine gusa, igihe uba wiyumva mu isi, nibwo ni indwara y'ubwigunge, akabifata nk'indwara y'ubwigunge. Impamvu yenda ururimi rwacu rw'ikinyarwanda ni rwiza, ariko hari aho rugera rugakena, kuko iyo uvuze depression ukavuga anxiety itazamo ibisobanuro by'ibintu byinshi, wabisobanura ute byombi? Come on, ubwo hakaza stress uretse ko stress iyo yenda agenda yiboneye ijambo ni umujagararo nyine. Stress ni ukuba ujagaraye, utazi kuba wafata ibintu byawe ngo ubishyire ku murongo, nta nubwo ari icyo ngicyo. Umujagararo uterwa n'ibintu byinshi, ni kimwe n'uko niyo depression cyangwa se agahinda, ubwigunge bukabije nabwo buterwa n'ibintu byinshi, ibyo yenda ni iby'abaganga, ariko urebye nk'ibyo wari uvuze bijyanye na ubwigunge, agahinda gaturuka kuri izi mbuga nkoranyambaga, ni ibintu biri kuza ubu, kubera ko imbuga nkoranyambaga kera ntizabagaho, zije vuba, rero buri kintu cyose kije kizana n'ibyacyo. Rero imbuga nkoranyambaga ni nziza muri rusange, kubera ko zituma hari ibintu byinshi twiga, zituma tumenya amakuru menshi, ariko hari n'ibibi byazo. Ikintu cyose rega muri isi kigomba kuba gifite ibyiza n'ibibi byacyo, cyane cyane iyo wazihaye umwanya cyane. Tugomba no kubanza kureba ubundi babigomba guturuka kuki, ku gahinda gakabije gaterwa n'imbuga nkoranyambaga, biba byavuye katurutse kuki, wowe wakagize usanzwe ukoresha izo mbuga nkoranyambaga gute? Ubwo bivuze ngo hagomba kuba harimo na point ivuga uburyo umuntu agomba gukoresha imbuga nkoranyambaga. None kuko niko bimeze, none tutazikoresha azahura nako gahinda gakabije kaziturukaho. Ntibishoboka. Umukecuru wibereye cyangwa umujene wibereye ibwerankori, ibwerankori ho ni mu mujyi, ibwerankori kandi ariho muhira koko kweri hano hirya muri ibwerankori. Reka turebe nk'umuntu wibereye yenda nka Kaduha. Se Kaduha urahazi? Kaduha ndahazi. Ni haganahe? Ego ko ariko siruzi ko nkomoka mu majyepfo, ndahiza ariko ushobora kuba utaragize. Ntazi Kaduha hegeranye nayo, nikutse ntaba ntazi aho bita za Rushotsi, nikutse ntaba ntazi aho bita za Runyombyi. Umukerarugendo, reka tubirekere aho ngaho, reka tugaruke kuri umuntu wibereye Runyombyi, udakoresha wibereye mu cyayi cyangwa uri guhereye mu buhinga ibirayi, azagira agahinda gakabije gaturutse ku mbuga nkoranyambaga gute? Rero nicyo twavugaga, imbuga nkoranyambaga umuntu agira agahinda kazitumokaho kubera ko zikoresha, sibyo? Ariko no kuri ko zikoresha gute? Wazihaye umwanya ungana gute mu buzima bwawe? Uzifite valere, gaciro kangana gute mu buzima bwawe? Rero icyo nicyo kintu abantu bakwiye kureba. Ubwo bivuze ko ugomba kubanza kutubwira ikintu bita depression, none ukatubwira n'icyo bita social media depression. Depression yo yasobanurwa cyane n'abaganga, yasobanurwa n'abize psychological, ubwo yaza mu bintu bita mental health cyangwa se psychologie clinique,
abantu nk'abo bize ibyo wenda bashobora kwisobanura cyane kundusha ariko reka tubanze turebe iyo depression yaturutse kuki yego cyangwa se niki ni ako gahinda nyine kumva wigunze kumva uri wenyine ukumva ufite ibitekerezo utari usanzwe ugira ibyo nabyo hari izindi ngaruka bitera harimo ababura ibitotsi harimo abatakaza apeti harimo abatangira kubyibuha bikabije abatangira kunanuka hari uwumva ashobora kutava mu buriri agatangira kugenda yivugisha ubwo mbese ibyo ni ibimenyetso bya depression ibyo ni ibimenyetso byinshi bigiye bitandukanye hari ibimenyetso byinshi bitandukanye hari abagira isesemi bihoraho ibyo ni ibimenyetso byinshi kanumva bitoroshyera nimba harimo n'isesemi harimo ibimenyetso byinshi ariko kuri social media yenda social media depression yego nko muri no minsi ibintu bijyanye na social media abantu uburyo bazikoresha nicyo kibazo no kuvuga ngo hari umuntu uyu munsi izi mbuga nkoranyambaga zigaruriye ubuzima bwacu zahindutse abakoroni bashya ubuzima bwacu ntushobora kujya kuryama utarebyeho ukibyuka mbere yo kuvuga isengesho no gusuhuza umugore wawe cyangwa gusuhuza umugabo wawe nicyo ubanza kurebaho wicaye ahantu muri bisi uri kumwe n'abantu b'abagabo muri kuganira mwagiye kunywa icupa abantu bose usanga abantu nge nigeze gufotora ifoto ugasanga abantu bose bameze batya muri kujya wajyanye n'umukobwa mukundana n'umuhungu mukundana mwasohokeye ahantu gufata ka cyayi cyangwa gufata ikawa cyangwa se gusangira umutobe twavugaga ugasanga mu masaha abiri mumaranye mwese mutangiye kuba mumeze mutya ubwo masaha nk'abiri mumaranye ugasanga iminota nka 45 buri wese yari busy hano mumeze mutya mukaza kongera mukibuka mugashyira hasi gato baba bazaniye ibyo kurya cyangwa ya kawa bayizanye nabwo ugasanga umuntu umwe arimo arafata kawa ameze gutya ari kurebaho ibintu rwose ni ibintu biri rusange ahantu henshi n'ahantu henshi usanga hateraniye abantu 3-4 tujye mu nsengero bivuga n'ukuri mu nsengero usigaye wumva hari abapasiteri bamwe kwihangana bibangira bavuga ati izo telefone zanyu bite muzishyire muri silence kandi twebwe nk'urubyiruko hari igihe tubyumva nabi tuvuga ati abasaza ibintu batubwira nabo se ntibazisiga bazifata cyakora nibo usanga 90% muri chat usanga nk'abasaza ari bafite iPhone nabo barazifata none ugasanga umuntu wese ameze gutya harimo n'abafenta akabwira ngo arimo arasomeramo Bibiliya si byo se kandi yibere arimo arirebera TikTok arimo arirebera amadirede agezeho arimo arirebera make up igezweho kandi yagiye muri iyo nashaka nabivuga kugira ngo nkwereke urwego igezeho izi mbuga nkoranyambaga zigezeho zidukoraniza binasaba niba bisaba kwiyiriza rimwe na rimwe no gusenga cyane kugira ngo turwanye ubwo bukoroni buzikomokaho kubera ko icyo gihe rero iyo zabuze bigenda bite niho hahandi uzasanga umuntu wabuze amafaranga yo kugura mega ahinduka nk'umusazi arimo arasaba umuhisi n'umugenzi wampaye akamega oya n'ikintu ntasabe n'ayatike yo kujya ku ishuri ariko akumva akasaba ya mega kugira ngo ajye kureba umuntu bataziranye batandukanye hari n'ikintu kigaragaraho gikunda kuba ahantu henshi cyane ugasanga nimba mugiye nk'ahantu muri abashyitsi mugiye gusura nk'umushiti wanyu cyangwa mugiye nko guhemba nk'umushiti wanyu wabyaye cyangwa se warwaye no mugashobora kuba muhahurira muri nk'abantu bagera mu 10 umuntu nka 3% ashobora kugerayo aka wifi cyangwa yakasharijeri mu gihe cyambere kibanza mbere yo gusuhuzanya mbere yo kuvaza amakuru n'ibindi ababaza ngo mumbwire ijambo ry'ibanga rya ntuza ya hano ugasanga rwose kugira ngo ibyo rero ni urwego bigaragaza ahantu social media niba ushobora gusa ari igihe nge na madamu ari igihe tujya twiha gahunda yo gusohoka ahantu tugiye gusangira iby'abazungu cyangwa se abanyamahanga bita date yego hari igihe twigeze twitoza umwitozo wo kuzisiga mu modoka mukabishobora cyane ubwo se hageze nk'umwana aguhamagaye umwana we yagize nk'ikibazo umwana wawe mwamusize mu rugo wenda mutamujyanye hari ubwo nyine muri iyo myaka ariko hari ibyo twigeze kwiha kandi hari igihe twigeze kubyiha kandi bigenda neza yego kandi ndabona rwose ngiye kuzongera nkajya mbikomeza nukuri kose icyo kintu umuntu wese wagishobora hari n'ikindi kintu njye nitoza jewe iyo ngiye kuganira n'abantu benshi tugiye kuganira nkitoza nkayishyira mu mufuka nk'uko nkaha kugira ngo distraction igabanuke cyangwa se kundangaza bigabanuke yego kuko uko uyishyira ku meza imbere yawe uko bohereje akantu
uragira amatsiko yo kurebaho ngiye ariko hari icyo nakemuye nta notification ngira bro notification ni twa tuntu tukubwira ngo hari message runaka nta nimwe ngira muri telefone yanjye buri ngira icyakora ya email yonyine niyo ngira n'umuntu ushobora kuba ampamagaye ubwo izo ni ingamba ziri person umuntu aba yari settingiyeho WhatsApp yanjye nta notification ibamo yego nako zose izi imbuga nkoranyambaga zawe zose notification nayikuyeho ariko wigeze kuyigira nigeze kuyigira ariko nkabona ndicaye ndimo ndaganira n'abantu buri kanya ngo ubwo bivuze ko wafashe izo ngamba utangiye kuba addicted nabonaga biganishaho kuko ntabwo nigeze mba addicted ku mbuga nkoranyambaga ahubwo icyo nakoze natangiriye bitaracika kuko turimo turaganira kandi turaganira ibintu yenda bikomeye ariko buri kanya numva akantu noneho kubera ko abantu usigaye baba muri groupe nyinshi izo ku rusengero izo mu mudugudu izo ku ishuri gutwerera bivuga n'ukuri yego none ugasanga utwo tuntu turimo turaza buri kanya urashaka kurebaho kandi ntabwo tuza mu gihe runaka ngo turekera uya groupe abantu bandika uko babitekereje yego nge rero uwo muti narawufashe kubera ko nabibonye bitangiye kuba too much notification zo telefone yanjye nayiguha hano kareba nta nimwe ibamo nanjye uko kuva kuri Facebook Instagram Twitter izo zose cyakora email yo nyigira muri notification kubera ko mabanga umuntu yubunyarikire kuri email byanze bikunze araba ni business ni ibintu biri serious 90% ibindi izindi message njya kuzireba bitewe n'impamvu ngira amasaha nshobora kujya kuri WhatsApp mbona nta kintu mpugiyeho ndafungura ndebe mbona abanyandikiye ariko nta notification nimwe kandi nge biramfasha pe ubwo rero iyo turimo turagana hahandi havuga ngo kuziha umwanya iyo utangiye kuziha umwanya cyane utwo tuntu tuza buri kanya tukurangaza nyine tube tugenda dukora no ku bwonko bwawe niyo mpamvu yibura ugasanga ni ikibazo mu gitondo mbere yo gusenga cyangwa no gusuhuza abo mwaryamanye mwararanye ku buriri bumwe ukabanza ukajya kureba kuri telefone so icyo rero ntekereza ko ari aho ngaho bigana ikindi rero ntekereza depression ya social media ahantu ituruka ahenshi ni ikintu cyitwa imbuga nkoranyambaga ngiye kuvuga ngo nta kuri kubaho ibyo tubona kenshi ku mbuga nkoranyambaga sibwo buzima bwa nyabwo abantu babamo ubwo bivuze ko ni image runaka abantu batwereka kubw'impamvu runaka urimo urabyumva neza ndi kubyumva aho hantu noneho yasohoka yava kuri mbuga nkoranyambaga akaba undi muntu none se reka dufate urugero abantu benshi kwita ba influencers cyangwa se ba influencer harimo ababa babikora nk'uburyo bwo kwamamaza bwa business sibyo ukabona umuntu arimo arapostinga ari muri Ferrari arimo arapostinga arira mu maresitora meza ukibwira ko afite iyo Ferrari kandi mu by'ukuri ari mu kazi ari kwamamaza we arimo arashaka amafaranga yamamaza iyo Ferrari kubera ko babona asa neza azi kuvuga bayimuhaye nawe akayigendamo nk'aho ariye ukabona buri munsi umuntu arapostinga kuri Instagram ari mu maresitora meza ari muri private jet se ari mu ndege ari Dubai ari hehe ibyo bintu bishuka abantu benshi none nanjye ngahita numva nibwo buzima nshaka ugahita ujya kuri pressure yo gushaka kubaho nkawe aho hantu hatindeho rwose kandi we ibyo bintu arimo akazi arimo akora yenda ahemberwa ku kwezi sibyo cyangwa se hari n'abahanga bandi akajya Dubai nibagiye nka Dubai agakora ibishoboka byose akahamakisimiza akahafata amafoto menshi amavideo menshi yamaze y'icyumweru akagaruka mu Rwanda agakomeza postinga y'amafoto mukagira ngo ariyo sindi ko cyumva ari n'umuntu agapostinga ifoto none hari ahantu ariko hari n'abantu bashobora kuvana akajya Dubai agiye muri shooting gusa kubera impamvu ya social media kugira ngo yo gushaka abakiriya hari n'igihe ataba ari akazi ahubwo ashaka uburyo yajya ashakamo abakiriya
nyine nibyo ndi kukubwira kugira ngo areme akazi kamwinjiriza birumvikana yego. ariko noneho uwo nguwo hari undi noneho uhita sorry ahita abyuririraho agashaka kubaho nk'uwo muntu bikabanza bikagushyira kuri presiyo ndabigeraho nte ukaryama wibaza uburyo ugomba kujya Dubai bikaryama wibaza uburyo ugomba kujya Maldives nk'abahungu bafite abakobwa bakundana bose muri iyi minsi abahungu buriya bafite abakobwa cyangwa abahungu abagabo bimariye abajeni mariye rwose umuntu agatangira akajya yivugisha Maldives ukajya kuri Maldives abantu bageze Maldives bazanyomoze Maldives icuruza hari ahantu kuri uriya mucanga honyine uhasohotse ahandi ni ahantu hasanzwe ni nka Biryogo ahantu hasanzwe iyo abantu bahareba kandi buriya baba babona ari kariya gace kariya ku mazi konyine niko bacuruza uze kuguguringa urebe no ku kibuga cy'indege cyabo uko kimeze ariko kubera ko social media nyine irakwereka hariya ahantu hari positive icyo rero ni iki abantu social media abantu benshi cyangwa se igice kinini kitwereka ubuzima butari reyere butari bwa nyabwo bigatuma abantu bamwe na bamwe bashaka kwisanisha n'ubwo buzima bukabashyira kuri pressure y'umuvuduko wo gushaka kubaho uko badakwiriye kubaho ukabona kubera ko abakobwa mwiga n'abagenzi bawe ntuzi ngewe tuvuga ubu yenda ntuzi telefone yego yenda wowe urashaka gutunga nk'iyi telefone ariko nta kazi ufite kari butume ubona amafaranga nta resources nimwe ufite ishobora gutuma ubibona sibyo niho hantu uzasanga abantu benshi bagiye kuri pressure kuko abantu bose barimo barifotoza selfie na iPhone 50 harya ni yihigeze 16 Pro right 16 Pro Max yewe dore ntunzi iyi kangahe ufite gatoroshi se oya iyi na iPhone ariko niba bayita 10 Max ubwo nyine ntago bijyanye n'icyerekezo Mike bayita X Max hari ikintu ntwaye uzashaka kungurira indazayi nikundira Samsung rwose niyo ntoza yanjye sindatunga iPhone iyi ngiyi nini sinzi yasohotse ryari abantu baba bari update 2017 nicyo gihe yasohokeye iyi ni 10X Max hari ikintu ntwaye se ntarwo gumaniye sinita base ariko ntago ari wahereyeho ntago ari wahereyeho kandi ubu ngubu ukene no guhindura kera nari mfite 5 mbere yuko ufata iyo ngiyo nari mu kera cyane wayimara imyaka ingahe mu Mike sha myinshi cyane biragoye myinshi cyane nyine nicyo ariko icyo nashaka kubwira ni iki nk'ubu simfite iyi ngiyi X Max 2017 ubu hari umuntu ufite bibiri harya yitwa ngo iki yari igezweho ni 16 hagezweho 16 hari ufite 15 cyangwa 14 udaryama ngo asinzire wumva kubera ko yabonye kuri social media barimo barazamamaza byashyushye kuyitunga si ikibazo ahubwo ikibazo ni pressure yo kwitunga ufite ubushobozi umuntu uri buyitunga nubwo aba bufite nta kibazo ufite ubushobozi ariko kuki se gushyira kuri pressure ufite ubushobozi bwo kuyigura nta kibazo ikibazo njye ndimo ndavuga umuntu wayibonye hariya ntafite n'ubushobozi bwo kuyigura ntafite n'icyo bugikoreshe ariko akaryama ntasinzire yebo narahamagara umuhisi n'umugenzi bamwe bakajya no mu myitwarire itari sawa ukemera ukaba wakora n'ibidakorwa kugira ngo ugere kuri iyo 16 kubera iyo pressure ibyo rero nibyo bita bikujyana muri bya bitekerezo by'agahinda wayibuze none ukaryama ukigunga bikaba byatuma ukora n'amakosa menshi atashoboka ukabeshya ukavuga kugira ngo uyibone cyangwa se kugira ngo ujye kwifotoreza hahandi kubera ko social media ibintu ducuruzaho normalement ntabwo ari bano bantu baducuruzaho ibyo bashaka ko tubona yego siko bimeze bivuga no kuri kabisa kuko umuntu azagucuruzaho ku mujyi wa Paris ari nko mu ijuru nuko ntazi ko hasi ariko tujya tuhimaje kandi bajya batubwira ngo iby'amaso ngo atarabona ngo n'iby'amatwi ataratekereza n'iby'amatwi atarumva n'ibyitekerezo umuntu rero bivuze ko ikintu umaze gutekereza ubu ariko ikibazo gikomeye ibintu by'amatwi umuntu atarumva n'iby'amaso atarabona bigiye bitandukanye umuntu uri New York n'umuntu uri Kigali n'umuntu uri Kanyarira n'umuntu uri Myo iby'amaso yabo atarabona n'iby'amatwi yabo atarumva si bimwe ubwo mu ijuru nyine hari ibindi bintu runaka ubu ngubu hari umuntu mu buzima bwe wifuza ngo wanyereke indege hari n'uwifuza ngo wanyereke umuhanda wa kaburimbo
ariko ibyo ngibyo uri i Kigali buri kanya kubitana nabyo usibikana nabyo. Ubwo rero bivuze iki? Aho nashaka kuganisha uburakunda. Haleluya Pastor Mike. Bivuze ngo biratandukanye kuko abantu twese iby'amatwi yacu atarabona n'ibyo iminwa yacu itarabona ibintu nk'ibyo biratandukanye bitewe n'ibyiciro tubamo. Urakoze cyane kabisa. Aho rero niho nashaka kuganisha hano ni he? Kuri social media hari ibyo ngibyo, iyo pressure duterwa n'ibyo tubonaho. Ukaba waryama ntusinzire ngo ni uko utarajya kwifotoreza, utarasohokera Maldive cyangwa utaragira Dubai, utaragira Zanzibar. Ibyo ngibyo kubera ko bibona abandi babikora, uwo mwashakanye ukamushyira ku gitutu, mu boyfriend wawe cyangwa girlfriend wawe ukamushyira ku gitutu, ntatuze kubera ibyo. Hari ikindi rero, ibyo dushyiraho burya abantu social media ahantu zibera akaga cyangwa se ikintu gikomeye, nitwe twerekana ubuzima bwacu tubamo, sibyo se? Yego. Aho wanywereye icupa wahashyizeho, ugiye gusenga wahashyizeho, aho wasohokeye wahashyizeho, uwaguteye umujinya uhise upostinga ngo mwandika shamba mbabona mbabamo bazi mwebwe. Ni ukuvuga ngo uyu munsi nshatse nshobora kureba imbuga nkoranyambaga zawe nkamenya uko ubayeho. Nagira ngo nkubwire yuko abantu bakwiye no kwitonda, kuko hari ibigo bimwe na bimwe bisigaye bijya guharinga abantu bakareba uko witwara kuri social media. Yego. Noneho rero bwa buzima ushaka kubamo, bya bintu ushaka kwerekana, rimwe na rimwe hari igihe bituma abantu bashyiraho comment. Comment rero niba ushyizeho ifoto ntubone comment wifuzaga zikaza yenda ari mbi, uri buryame ntusinzire kubera iyo comment wasomye, uvuga ati nahindura gute ko wenda ko yanenze ukuntu nari nambaye, ko yanenze ukuntu nari nsokoje, noneho telefone yanjye ubwo ngomba kuva muri uru rwego nkajya mu rundi. Icyo gihe ukaryama ntusinzire, sibyo? Noneho hakazamo n'ikindi, izo comment hariho n'ushyiraho ifoto ntabone likes, ugasanga ufite nk'eshatu, nabwo nturyame ntusinzire. Hariho uwo udafite aba followers, none se ko numva ahubwo social media ukaryama ntusinzire, ko numva negative side arizo ziba nyinshi cyane, kubera abantu muri no minsi dufite pressure yo gushaka kubaho uko social media ziducuruza ko tugomba kubaho, kandi bitagakwiye, kubera ko udafite aba followers ukumva byacitse, ukumva umuntu utazwi, udafite igikundiro, ukumva udafite igikundiro, ukishyiramo ko nta muntu ugukunda kubera ko udafite aba followers, none ugashaka uburyo ugomba gucreatinga abo ba followers, ukemera ukagura ba fake. Barabagura nabo se? Cyane. Nanjye kuvuga ngo bangura ariko abafeke simbashaka, mbwira uburyo babagura. Byoroshye. Oya ntabwo nkeneye abafeke simbashaka rwose. Buri kintu cyose muri ya social media kiragurwa. Wagura aba followers, wagura likes, wagura views, wagura subscribers, wagura abakurikira ikiganiro live. Ibyo byose wabigura. Ubwo social media iratumaska, mbese iduha ibintu bitari reality dushaka. Abantu bakunda bababeshya. Nimba abantu bakunda babeshya babyihane. Mike, ntabwo umuntu niko ateye. Yes. Kandi koko naje gusanga abantu benshi babwiza abantu kuri batabakunda. Umuntu niko ateye. Kamera ya muntu ntikunda ukuri. Voilà. 90% rero icyo nicyo kintu kiri gutera iyo depression. Sibyo? Yego. Kubona Mike ndebera. Ndebe kuri Instagram yanjye n'urugero. Ahubwo narinzi ko nakureyeho kera cyane rwose. Ibintu ushobora kuba wabyegezaho kandi Instagram yanjye mfite aba followers 93,000 nibo ndi kubona. Sibyo? Kuri Twitter ubanza afiteho sinibuka 10,000 na bingahe hari. Yego. Facebook ho mfite page ngira ngo ifite hafi abantu 100 na. Yego. Yabankurikira. Noneho icyo ndashaka kuganishaho ni iki? Kubera ko Mike afite yenda abantu 90,000 bamukurikira, ugashaka guhita ubaho nkawe, nawe ugire yenda 90,000, ariko ukibagirwa ko Mike yanyuze mu bintu byinshi kugira ngo abantu bamumenye. Ahubwo kuba ufite 93,000 ni bake, wari ukwiye kuba ufite nka miliyoni. Nshatse nayishyiraho.
atari Ariko ya se fake bimariye iki? ntushake ariko ntabwo twe dushaka iya fake nyine bimariye iki kuba wagira miliyoni kandi ari ubwo buryo ari avantage kugira ngo ucuruze nayo bishoboka no nibyo ndimo nkubwiye yego abo ariko barahagije banyabo kuko nibo bankurikira banyabo urakoze cyane rwose sibyo icyo nashaka kwandishaho ni iki ukajya kuri pressure yo gushaka gutunga nkabo kandi we yanyuze mu bintu byinshi bimuhuza n'abantu benshi ariko yenda wowe kubera ko wifotoza urashaka guhitukira bikagushyira kuri pressure ukajya gutanga amafaranga wagakoresheje mu bindi ibyo rero nibyo biri gutera bene iyo depression wahora wavugaga nibyo biri gutera uwo mujagararo wahoze uvuga ugasanga umuntu yaryamye ntasinzire ngo kubera ko atarashyiraho content kuri Twitter kandi rimwe rimwe ugasanga iyo content iramutwara amafaranga nta nayimwinjiriza ariko akenshi usanga na pourcentage nyinshi abantu baba affected n'icyo kintu n'igitsina gore kubera iki cyane kubera ko simbizi ubwo bushakashatsi sindabumenya ubushakashatsi ariko nuko ari byo bigezweho nuko ari byo bigezweho ubona abantu bose babikoze ukavuga ati ariko ubanze iki nicyo kigezweho nanjye reka mbikora ubushakashatsi bugaragaza ko igitsina gore nandi kubisoma kare igitsina gore nimba 6% y'igitsina gore baba affected na depression cyane mu gihe abagabo dushobora kuba 4 impamvu ni imwe nuko na Bibiliya ivuga gute biravuga ngo abagore ni inzabya zoroshye n'amarangamutima yabo yose aba yoroshye burya yo kuyagaragaza abagabo b'ikinyarwanda kini cyo kibasobanura ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda nagira ngo nkubwire ko niba unarebye no mu buzima busanzwe reka tujye no mu bijyanye na GBV urugero nifashishije GBV cyangwa se bijyanye n'amahohoterwa akorerwa mu miryango iyo ugiye ukareba amahohoterwa akorerwa mu miryango uzasanga abagabo nabo barahohoterwa ariko ntibashobora gupfa kujya hanze ngo babivuge kuko batinya cya kintu nyine kigaragara hanze ko ibintu yababwiye ko nta mugabo urira nta mugabo utaka nta mugabo utabaza umugabo utabaza babaye umugabo mbwa ubwo nyine agomba bapfiramo niyo mpamvu abenshi bariyahura rimwe na rimwe ugasanga niho handi ko n'ingo abantu batangiye zita bagasanga nyine ibintu nk'ibyo so icyo rero ni ikintu kitari cyiza naho kuba abadamu aribo baba affected cyane niyo nature niko umuntu aremye niyo kamere muntu kamere Imana yabahaye iyo kamere ni inzabya zoroshye nyine burya niyo mpamvu ye bagukunze cyane urabibona cyane yakwanze cyane urabibona cyane yego nyine ni inzabya zoroshye rwose niyo mpamvu baba affected n'icyo kintu niba atabonye ibyo yifuzaga aho hantu cyangwa agatinda kubibona bihita bimwafekta bihita bimukoraho cyane kurusha umugabo biri umukoreho nawe ariko yihagarareho abanza tuzagerageza ka kigabo rwose kandi ako kantu hari ukuntu kagenda kica abantu ndiga birica cyane niyo mpamvu nyababwira mugabo rwose niba washonje bwira inshuti yawe ati rwose reba momo ya runaka nibyo kabisa ndiga birica nanjye ndabizi ndiga birica nimba abantu bagira ndiga hari umushuti wanjye nzi nanjye nzi neza rwose nubwo byagenda bite nubwo byagenda gaturuka kuri social media karaba kandi ni reyere ni ibintu bibi ngiye hari experience yigeze kumbaho rimwe kera hari ibintu bigeze kumva byitwaga bya cano byari ibintu bitari byo byari ibintu bitari byo ariko mbona abantu message banyandikira benshi bantuka bakubwira ngo wewe abandi ariko byari bisekeje abenshi banyandikiye bambwira uburyo bankunda batikomera turagukunda harimo n'abantu banyohereje amafaranga ati rwose ari n'umuntu nashimira umwe rwose nka batatu hari umuntu umwe wigeze kunyandikira muri icyo gihe arambwira ati nkurikije uko witwaye muri ibihe nguhaye nkanyoreza 500 ndagushimira rwose nakurikira kino kiganiro azamenye ko mushimira nigeze yishifuza ko nkuru ubwatsi ariko ndabukura mu mutima wawe umuco uzawukora bahamagaye bari muri Sweden mpura n'inshuti nyinshi turagana hariho n'abandi bavuga ati nukomeze ngo uyu nguyu rwose mweretse message hano uhita wibaza ariko abantu none se cyane warabishyize Mike akabira bintu byari mu twiko we ntuzi showbiz ntubizi nzige naniyo mbamba turaziranye ibintu byari imitwiko ariko tutanabigarutseho icyo nashaka kubwira tubihuje n'ibyo navugaga icyo gihe mba ndi umuntu woroshye cyane nari no gusara
kubera ko abantu barantukaga bakagera no ku muryango reka nzakwereka nka message rimwe banyohereza gure umuntu akakubwira ati duhuye nakwica nta kuzi ntazi niba ibyo bintu ari ukuri nta bushakashatsi yakoze gusa kubera ko yabonye ibintu bivugwa mu ahantu nawe ahururana n'abahurura kandi ubwo uzi ko ari uko abantu bagira depression babaza kumenya kuri benshi bakanza bibabaza ariko icyo nashaka kubwira ni iki iyo mba ndi umuntu woroshye icyo gihe nari no guhamuka nkajya no kwa muganga ni ukuri kose kubera ko nabonaga message nyinshi gusa rero njye umuti wari uwuhe kandi umuntu utazi umuti nahise nshyiraho nahise mfunga comment zose mfunga icyitwa notification mushobora kuntaginga wese sibyo ukajya usanga n'urukuta benshi ndababroka urumva kuko comment ndeka kuzisoma uko icyo gihe bameze nk'uwibwira wowe kubwira umuntu ibintu atari bisome ntatari bibone ntacyo bivuze icyo gihe nahise mfunga sinasoma comment urabyihorera byose kabantaginga reka nkuraho byose nkuraho uwo mbonye naba ntangiye nko gusoma nabona nk'umuntu atangiye kujya muri negative bloque none se hari nk'abantu muziranye wenda uvuga ati ni inshuti yanjye nk'uko tuziranye Mike ugasanga nkwandike nk'ikina message kandi usanga tuziranye ugahita umuntu aturukiriya wewe Mike turamuzi nta n'ukuri kurimo ntiyabanje ngo nakore analize nta perereza urumva hari ikintu kiba kuri social media habaho ikintu cyitwa fanatism ariko nayo nakwita fanatism iri mu nzira ebyiri hari igihe hashobora kubamo iyo fanatisme iri negative na fanatisme iri positive yes iyo rero iri positive ni iyihe hari ivuga ngo hari abantu bashyira mu gace reka mvuge mu buryo bubiri hari iri netre hari iri positive n'iri negative iri netre niba abantu bashobora kumva ibintu bivugwa akabanza akavuga ati nta kintu nava kuri ibi bintu reka mbe mbyihoreye banze impande zombi sibyo hari n'undi uvuga ikintu cyose wakwandika kuri nyuma hakaza kuba icyo nasoza kuri iki kiganiro mbwira abantu ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga nta approval nta recommendation y'umuntu ari we wese ukeneye kuri social media ako kantu konyine baho nkawe kora ibyawe nkawe ntukeneye approval ya buri wese kugira ngo mbanze nkwereke ko social media ari ikintu gikomeye nubwo ni nziza ku ruhande rumwe nk'ubu ngubu kugira ngo uzakore ubushakashatsi rimwe ufate wagize nk'ikibazo abantu bose tugira igihe byo gukubitwa sibyo twabuze nayo gutega ibyo biba ku muntu wese uzafate message uyikompoze uyoherereza abantu bagufollowinga bose ubasaba 1,000 message wayandikara ibyo bireke ubwo ufite umuntu noneho inshuti zawe ntubafite se si bagufollowinga si bose yego wowe uzafate message ikompoze wohereza abantu bose ugiye kuburara woherereze ku bantu 2,000 bagufollowinga uburyo burahari bwo kubohereza bose cyane burahari mfasha 1,000 ndaburaye niyo waba utaburaye uzabikore mu bushakashatsi urebe igisubizo ntabwo nkiza uzambwira urakoze cyane niyo mpamvu navuga ngo ntukeneye approve ikindi abana tubarinde imbuga nkoranyambaga abana bato rwose ndabwira ababyeyi bafite abana ko basigaye bazibagura bari mu myaka 8-9 n'iterambere n'amafaranga n'ikintu gisigaye rwose babyeyi murinde abana banyu social media hari abo njya mbona nyine babikora ni uburenganzira bwabo kubikora agahita afungura account y'umwana gufotora akajya ashyiraho akanikomentingira akanirayikinga ariko yenda ibyo bikora ariko umwana wirinde kumu-expose hakiri kare ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ari byiza rwose arakoze Mike Karangwa nawe umugisha twagushimiye kubana natwe hano kuri The Bluff Podcast nagaruka cyane Imana yo umugisha tuzasubire ubutaha cyane rwose Imana izadushoboza igomba kudushoboza tuzongera tuguhamagara unyine tuganirize cyane urakoze cyane thank you